mugage naratinganye banerinda toka sitani mu izina rya Yesu uvuze baby namwe Yesu muramukorera iyi miti ya onapu ni forode noneho kumutinganya nawe iyo aba ari imanzi itarasohora na rimwe ntiyagutera inda none singi kugwa mu ki iyi ni ya miti ikorwa mu mabyi y'uduhinja wambonye nakubonye mbaho oya nagubaho oya mbaho sha nagubaho vrema kandi shewe niko Salisa kiriya kintu ko kiri kwibebeza vipi nikakora kandi mbona gifite ibyanwa uriya ni umutinganya ngumuki yore mani ceceka ariko rero n'akataraza kazaza kera twabyumvaga muri filimi za Yanga avuga ko abatinganyi ari abantu bakora imibonano mpuzabitsina none ndebera no mu Rwanda ya kiriya nicyo kikubwira iterambere nyine baragaterwa amabuye ubu kiriya wabona se kibyara yaraserebuye atera ukuboko hejuru ngo abyaye korota none dore sha ubutsike kiba cyabumazeho ibinwa cyahomye ngo nacyo ni igikobwa nuhumvise se n'akajwi arakajwigira nk'imbeba bakase ku izosi ako Salisa ibi ni ibintu washimira kiriya cyohe yes ariya ni amahitamo ye niba yarakuze ashaka kwibera kobwa washaka kumutegeka mu burenganzira bwe ariko Salisa nawe imagine uri umubyeyi w'umugabo uri gutembera hanyuma uhuye n'umuhungu wawe ari kugenda yinyonga nk'igare bagongesheje umugina ku munwa huzuyeho ibivuta ibitsike yarakuyeho huzuyeho amavuta mukaba muhuriye mu kayira umuhungu na papa itera agahinda ukajya kumva asuhuje nk'umuntu ngo mwiriwe neza nawe ukajya kumva aramusubije ngo wiriwe neza muko ngaho Salisa nawe ibaze wabyumva nyine ukikomereza umwana wawe w'umusore w'umugabo akitwa umukobwa nakubwiye ko ari uburenganzira bwe sha Salisa njyewe famo mabimbe nta kindi nahita nkora icyo cyana kimbwa nakihanaguzaho no mu maraso ku buryo n'uwavuga ngo yigize kuba umwana wanjye twaruhukira kwa porokireri ariko n'ubundi njye numva nta kintu byaba bigutwaye kuba umutinganyi nta kindi kintu yonona ayo niyo mategeko ya fama mu bisanzwe ngenderaho ubundi njye ninagira urugo hazaba hari tasi nta muhungu wemerewe kwisiga ku mavuta y'abakobwa kandi kiranazira kwisiga amavuta mu maso uri umuhungu kubera iki se kandi nibyo bikwega ubwo butinganyi ugasanga umuntu w'umusore uvuye dushe urihanaguye ufashe amavuta usize no ku kibuno mama se uri kuresha umuhanda icyo kibuno uragira bigende ngute umubiri wawe nyine usiga wose mu mategeko ya mabimbe wumvishe ko ari atansiyo yes nyine si byiza ariko umuntu yabishatse ntiwamubuza reka nkuve impande kuko njyewe mabimbe nanga ikibi n'igisa nacyo sha nta mwisilamu utanga ingurube ni uko babura aho bazishyira iyi miti ya onapu ni forode noneho kumutinganya nawe iyo aba ari imanzi itarasohora na rimwe ntiyagutera inda none singi kugwa mu ki iyi ni ya miti ikorwa mu mabyi y'uduhinja Jesus wowe ntugire ikibazo naho wahera ikibungo mu mujyi ukamanuka inaha za Gashanda ukabaza ngo satura niwe mupfumu umwe rukumbi utunganya umuti urinda abatinganyi gutwita ntacyo mbwira amafaranga numva ko birakunda nacyo papa ndamubwira ko naguhereye mu kiranguzo ngaho uzana 600. Cyewe naho yaba ari abawusa Bruce Meddy ugiye kundongora nawe nayiha reka nigende rero ndumva nta gahunda ufite baby wanyumvishe atansiyo baby ni ikariso wambara akira medecine nanjye nigendere nzaza kwirebera papa wawe urashaka kugavura ndabazi baby komera mukomere baby komera washumuye si ubibona se ariko rero abakobwa batwika bakiri inkumi washaje pe burundu igihe wahereye nabanje kwirara nzi ko umuntu awonyereye nabyara ahubwo sinzi ukuntu byaje kwita bikenda sha gusa aya ni amayobera amatagatifu ndakambura ubu si umwana mu kumubyara azanyura he aho abandi banyura hari uwumvisha anyuze mu mano uramenya atazaba ari amasohoro y'ingagi
Yiriri ni karibu injira. Yiriri. Ngo wiriwe yego mwiriwe tugufasha iki? mugage naratinganye bantera inda. Toka Satani mu izina rya Yesu. Uvuze? Baby namwe Yesu muramukorera. Ibyo bireka dukomeze. Tugufasha iki? Ndashaka mumfashe gukuramo iyi nda. Ariko se shaka muri kurya kandi ufite ubwanwa. Baby koko wamfashije. Mbawe atansi njye sindi baby ndi umuntu w'umugabo. Bito nonsohokera mu nzu. Bashi sohoka. Wamfashije. Gashishuka uruhu rw'inda wasihawe. Nyamuneka niba uri umu content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu Cyanzu Kegel Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose umu content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura, bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. tugiye kubahata komedi ukebwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero ureba kuri ekra yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Gana Icyanzu, inzozi zawe muri content ziba impamo.